turayishimira, yivuze irasoza. Iyo tuyikurikira ivuga n'isoza twari kuyivaho, ariko Imana ishimwe izi kurinda cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umwana mperuka kubyara mutoya, Satani yaramunyaze agiye kumutwara, ariko Imana irazirikana iramungarurira. Satani yari afite gahunda yo kumugira debile mentale, ibimenyetso bimwe namaze kubibona, ariko ndashimira Yesu, umwana wanjye ni muzima. Urukundo rw'Imana yankunze, nibutse uburyo Imana yandinze ikankuza ikandera, nibutse byinshi pe. Numva nshimye Imana ko yampaye guseka no kuvuga. Hari igihe numvaga ntabyo kuvuga, numvaga nta byishimo mu buzima najyaga ngira. Nibutse neza y'Imana, nibuka ko Imana yampaye umuryango mwiza. Nshimiye Imana. Hari umunsi umwe mukwiye yarapfuye mu buryo bukomeye bw'amayoberane, baravuga ngo birarangiye. Icyo gihe Imana ikora imirimo ikomeye iramuzura. Turi muri iri teraniro rero, muhereze Imana icyubahiro uko yamugaruye, ubu akaba ari muri korali Nyota Rufajiri. Ibyo ni ibintu bikomeye kuko byari birangiye neza, abarira batangiye kurira, ariko Imana irashoboye. Icya kabiri gikomeye tutabura kuvuga muri uno mwanya, aranyibukije ndibuka igihe kimwe nabiganije kuri ejo tuhe twasenganye. Nibuka nafashwe n'uburwayi butunguranye njya kwa muganga, ariko mbona ndiho njya muri koma. Ikintu nabwiye madamu ntajya muri koma, nababwiye ngo mpamagara Pastor David aze nze gutaha turi kumwe. Ndumva ariko byagenze. Haleluya. Aho hantu yansimbukije Imana ndayishimiye, aranyibukije. Ku mifuka ye natanze 100,000, nongeyeho 300,000. Tugeze muri 100 angahe birimo birava muri uyu muryango. Igikomeye ni icy'Imana yakoze. Turi imbere y'Imana rero, reka tuyikomere mu mashyi. Imana ibone ko tuyishimiye, ibi biha agaciro gakomeye cyane. Reka Claudine nawe abana bifuje gushima Imana. Nyota itambuka, muhagarara mu myanya yanyu, mufata mikrofone. Hari abana bacutse bari muri korali Goshen bashatse gushima Imana, ariko reka duhereze Imana icyubahiro. Theogene nawe afashwe n'umwuka wo kwantona, ariko ijambo rikomeye riri muri iyi ndirimbo riravuga ngo niba ufite isezerano ry'Imana ngo wihangane izasohora. Haleluya. Wowe bitaremera ihangane, upfa kuba ufite isezerano gusa. Babana bashima Imana babanguke vuba kugira ngo Nyota irangize kuhagarara mu myanya yabo, kandi ni finale buriya za ndirimbo zose bagiye kuzizana. Nushaka ntiwicare nawe rwose tuziririmbane nabo. Ngwino tambuka bahamagare baze n'abana bacu. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Ndashimira Imana ko yagiye ibana nanjye mu mashuri yanjye yose. Nkaba narageze mu wa kabiri segonderi. Yego igihembwe cya mbere byaranze, n'icya kabiri biranga, ariko Imana mu gihembwe cya gatatu iranyereka. Amen. Imana ishimwe. Nari narahize umuhigo ko nzashimira Imana imbere y'iteraniro. Nkongera nkavuga ati kanzare na bagenzi banjye dushimira Imana ko yaduhaye umubyeyi korali Gosheni, tukaba tubashimiye. Imana ibaha umugisha. Nasaba n'abana babiri baze batambuka imbere. Ndabashimira abagana bo n'abaterankunga ba Gosheni. Imana nishimwe. Amen. Ndashimira korali Gosheni. Murabona ko tubyina nyine, nyine twasariye mu manga. Amen. Amen. Imana nishimwe, mvuze icyo mvuge. Reka meze
Haleluya. Haleluya. Amen. Nanjye nitweza ndashima Imana ko yabanye nanjye. Ndashima Imana naravuze ngo nzayishima, none ndashimira ko nabaye wa mbere. Imana yahabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ikintu kineye gushima Imana, ntago nacukanye n'aba bana ariko ndi mwarimu wabo. Iyi narabacukije. Ariko ikintu gikomeye cyane kineye gushima Imana, pasiteri avuze ko abana batabirukanye mu ishuri. Nibuka kera uriya mama Inesi nahaguruke. Ndashima Imana, twiga ku ishuri yajyaga abwira mama akavuga ngo kuko ni umwarimu, uyu ni umusaza wanjye, ni umwarimu, yajyaga abwira mama akavuga ngo umwana wawe uzamuzane mu ishuri ryanjye kuko niho atazishyura. Ndashima Imana, twize muri ubwo buzima, yaratwigishije muri primaire, yigishije na musaza wanjye, njyewe narize nararangije segonderi, uyu musaza wanjye nawe arakora ejo bundi mu kwa munani. Ndashima Imana ko twize natwe tukarangiza nta muntu twirukanye. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ndashimira Imana yuko n'ibintu byinshi nari bushimira Imana, numvaga igihe kitaragera ariko ubwayivuze baranshotoye. Kananjye nshima Imana. Ndashima Imana yuko nize muri tronkome nishyura, ndangije 6e muri CD Kigali nishyuye n'igiceri cy'ijana. Imana yahabwe icyubahiro. Si imbaraga, si amafaranga, si ubuhanga, kuko hari byinshi cyane mu rugo tudafite cyangwa tutabona, ariko ndashimira Imana. Ndashimira Imana yuko ndinze ndangiza ntasibiye, ntanagiye no mu myanya iri hejuru y'icumi ba mbere. Ndashimira Imana, mu mpera Imana icyubahiro. Ibindi ndumva nzabishimira nyuma y'icya leta, kuko ndabizi yuko Imana izakora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Bayita Moses, nanjye magazano nshima Imana kubw'Imana n'ibitangaza yakoze byinshi cyane pe, kuko njye nabuze umubyeyi wanjye mama mu kwa gatanu 2021, abura ndi ku ishuri, ariko icyo gihe hari kwiradi nari natashye. Hano mfite umuntu wanjye turirimbana hano muri Gosheni. Rero turashimira ababyeyi ba Gosheni, ndetse nanjye nategereje kuzashima nsoje examen uko nari ndakora. Gusa Imana itujya imbere kandi yumve ko nyishimye cyane. Haleluya. Nitwa Omari. Sikuba mu mujyi wa Kigali nta muntu gutera hose ko ngo wishyure amafaranga y'ishuri. Ubwo mama yapfaga narebaje ngo nzigute. Ntabwo nenzi ko nzi Kigali. Ubundi banzanye i Kigali byanga, ariko ndashimira Tatine banzanye i Kigali kaba niga. Ntabwo byari byoroshye kuko twavukiye nyine imbere n'ubu twabaga hano i Kigali, ariko biba ngombwa ko tujya imyaka mike mu ntara. Nyine mama biba ngombwa ko ari hagwa, ariko turashimira nyine ababyeyi. Amen, amen, amen. Ndashimira tonto wanjye, nyine ashobora kuba ari kureba bino, ahari nyine yumve ko mushimiye umubyeyi mwiza. Reka n'ubundi asoze mu izina ryabo. Amen. Ndongera gushima Imana ko natwe yaduhaye abandi ba diaspora bangabo. Noneho rero aba nabo batavuze reka bagende batere haleluya, ariko aba bana bose yenda kuri korali Inyota n'abashyitsi ahaba umuco mwiza wo gucutsa abana bajya mu makorali makuru. Ubu aba ni abacutse bajya muri korali Gosheni, kandi murabona ko barakuze bafite umwuka w'Imana. Imana irazirikana. Reka rero mpere kuri uyu nguyu utavuze nawe atere haleluya. Haleluya. Vuga n'ijambo rimwe. Imana ishimwe ko nakuze nkagera ahangaha. Rwose ibyo Imana ibishimirwa. Haleluya. Haleluya. Ikintu navuga, nkunda korali Gosheni cyane, Imana ibamugisha. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Ndashimira Imana ko nabaye wa kane mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza. Ntago byoroshye. Haleluya. Ndashima Imana yuko naje muri korali Gosheni. Amen.
haleluya haleluya. ndashima Imana ko yampaye umuntu unyishyurira mu gihembwe cya gatatu. Ntabwo nari kubona umuntu unyishyurira. Imana igihe umugisha rafiki, igihe umugisha, Imana ishimwe. Amen. Aba bana bose rero bahagarariwe na presidente wabo, tugomba kubatoza iyo umuntu ashimye Imana atanga n'ituro ry'ishimwe. Mugomba gukura mubizi, barimo barambwira ngo bararifite, ariko iryo bafite ryose ntago bagomba gushaka nk'imifuka 5 ya sima. Niba bitagezeho ababyeyi barabibafashamo, ariko mugakora muzi ko mugomba gushima mugashimira n'Imana, sibyo? Nibyo rwose. Muberekezeho ibiganza muvuge ngo Imana ibahe iki. Murakoze cyane. Korali Nyota, karibu. Simazi yongereye mushumba. Yego. Hari umuntu umaze ndayivuga. Yego. Ndayivuze. Hari umuntu umaze kongeraho undi mufuka umwe na yampaye. Hari n'undi umpaye 50 nawe arayampaye. Yitwa Gateteri Dafonse amaye 50. Nyirahakora Imana Elizabeth nawe anyoreje 12 by'umufuka w'isima. Nabarembye turimbana ahangaha. Ubwo n'izindi zagumya kuza tuzagenda tuzisunika rwose. Mwongere muberekezeho ibiganza. Korali Nyota Rufagile. Ubundi ahangaha inkingi iba ari 1 miliyoni. Mumajije kugira inkingi irengaho gakeya, mukomeze mwohereze kwa perezida kuri 24. Twiteguye ibintu bidasanzwe. Dani nawe ni umusore ushima, nashyizeho undi mufuka. Suko umwuka werakomeza abakore. Barekera ahangaha. Oya ntibarekeraho, bakomeze batange. Ngo hari n'undi ushizeho umufuka, singuyu bivugira hano muri mikoro. Yitwa Denise, ariko abantu bari butinde ndabaca amande bajye bagira nk'iki. Mumwegere vuba abandi mushaka gukira imifuka. Nakagombye kumuca 2 kuko yatinze, ariko ni 2 nyine nta kundi. Yayemeye. Nta wundi se watinza kumva ashaka kuvuga yegera perezida. Wa wundi wandika akomeza ashyireho. Undi ari hehe? Hari abantu bari bwongere kungaruka iruhande. Nta bahari. Bashoje. Ubwo niyo yindi yongeyeho, ubwo umwanditsi yadushyirireho kandi bayisunike. Barahari. Dore yawe usunitse. Dore barimo baraza, ariko nukari barakora. Yari yayampaye, ubwo ni mu mande yabaje. Reka kwegera vuga. Haleluya. Amen. Nari musunikiye umufuka umwe, ariko nibutse ko Imana ejo bundi yankwepesheje hariho urupfu. Amen. Nongeyeho indi mifuka 2. Yego. Imana irazirikana, nta wundi umwuka wera arimo arasunika gaceceka rwose. Murakoze. Nanjye nibutse ko mama wanjye habigihe agiye akangurira akantu ka surprise ntabizi, akakama nk'uruhinja nyine nkanezerwa. Rero turi gukorera umugisha, kandi hari n'abandi bana batoya cyane. Hari uwakoze ikizamini cya 6ème, hari n'akandi kana kitwa Keza tubana. Rero ku bwabo nabo ndashyiraho umufuka, nabo bagabane ku mugisha. Ku mifuka y'uyu musore Gatete yakwegereye, ariko Gatete ko yaje Eliya yampaye. Oya mwihorera zari ku mwuka ko arimo arakora se. Amen amen. Mwuka wana akora iki? Muzaza mubona akora imirimo. Umwuka wana akora iki? Haleluya. Hano mfitemo umwana wanjye, mfitemo na madamu. Ntago nabacura ku mugisha, nabo nibagira icyo bavuga rwose. Kandi madamu Gatete urabizi neza, hahandi kwa kundi ntuzana ibintu by'u aravuze ngo nawe vuga. Haleluya. Nanjye kubw'imirimo Imana yakoze ndayibutse, ntanze imifuka 3. Murakoze cyane. Imifuka 3 y'isima. Imana ibigenze gute? Uyu muryango Imana ipakiremo imigisha. N'umwana navuga tambuka uzana. Haleluya. Nanjye nshima Imana, ntanze imifuka 2. Rwose. Hari umusore uvuze ingoma nawe ngarumva byanze, reka tumuha akanya. Niko gahunda imeze, umwuka wera se ko ari urimo arakora. Haleluya. 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 Amazina yanjye nitwa Dani. Ndi umucuranzi wa Korali Nyota.
hano turi bande yitwa Umuriri, turabana, turi abacuranzi, niwo murimo dukora. Mu izina ry'Umuriri bande turatanga imifuka 2 ya sima kubw'umurimo w'Imana mwakoze. Umuriri bande bigenda gute? Mushomba amafaranga y'abacuranzi biba bikomeye, aha hantu birakaze. Abo bacuranzi imifuka 2 ya sima birakaze. Imana ibaho umugisha. Turaziranye. Haleluya. Nanjye nibutse ko ariko wawundi arimo arandika ntago madamu ukwiye yari gusigara, ntago yari gusigara nabahagazaho kandi na Claudine arahangaha vuga ariko. Haleluya. Nibutse ko nyiri umusore ugikunze ibintu byayo ingaragu kandi Imana haye akazi. Nari maze imyaka 5 nta kazi, ariko Imana iri mu mashimwe mfite akazi. Rero muri amfika 5 ngiye gutangira mama 2, mama njye nuriya nura ni mama wanjye, ndatangira na Christine umukaza wa mama tanguriye 10 rwose. Ubwo ni imifuka 3 muberekezeho ibiganza, Imana ibigenze gute? Reka dusoreze kuri madamu Mukwiye. Oya ntago umusoreze, umwuka wera se nabakoraho urabafata. Haleluya. 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 Nanjye sinjya nkunda kuvuga cyane, nta nubwo ngira amagambo menshi yo kuvuga, mba numva ari make cyane, ariko nibutse urukundo rw'Imana yankunze, nibutse uburyo Imana yandinze ikankuza ikandera, nibutse byinshi pe. Numva nshimye Imana ko yampaye guseka no kuvuga. Hari igihe numvaga nta byo kuvuga, numvaga nta byishimo mu buzima najyaga ngira. Nibutse neza y'Imana, nibuka ko Imana yampaye umuryango mwiza, nshimiye Imana. Nibutse ko Imana yampaye umutware, impa abana 6. Ibyo numva ni mitangaje kuri jewe, mpita numva nanjye abana banjye uko ari 6 batanga imifuka 6 n'umutware wanjye wa 7. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. 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 Imana ishimwe. Mwuka wera aracyakora president. Aracyakora. Madamu Mukwiye n'abari hafi, Mukwiye ari ihembeze. Kwa Mukwiye maze ku imifuka 17 nge ndayibara, rega bora nge nzayibaka. Mukwiye nazi hano. Ndayibara. Ndaze vuga, ndashaka kuvuga amagambo 2 Mukwiye na madamu we bara. Madamu Mukwiye mwe hano hafi. Haleluya. Eka nsabe musaza wanjye azanga kuko niwe gihamya cya mbere. Ndashima Imana ko mbasha kuvuga, namaze amezi 6 ntavuga, gihamya kiri amezi 3 ntabona, muri icyo gihe ntavugaga. Kubw'ibyo nge na musaza wanjye tuzatanga umufuka umwe. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Mushumba hano aba bana turaririmbana, ndabiza hano rero rwose dukopire pe, kuko birakaze nk'ubu uyu mwana ndamuzi no muri iryo wanjye. None se umwuka wera ko ari gukora imirimo, iyo yaje muhe mikoro. Amen. Amen. Uyu ni umubyeyi wabo, niyo mpamvu afite impungenge, atabacuranzi birakaze, ataba abana turaririmbana, umwuka wera yaje akora imirimo. Amen. Nshingiye ku by'Imana yankoreye, imyaka 6 nyimaze muri iyi korali, Imana yarandinze, nagiyemo niga mu wa 2, none uyu mwaka ndi bukore mu wa 6. Kubwishimwe ry'Imana nanjye nzatanga umufuka umwasi. Urakoze cyane. Ibyo byose barabyandika kuri president. Tukiraho mbere yo guhereza Claudine, hari ishimwe shaka gufatikanya n'umuryango wa Mukwiye. Ishimwe rya mbere, hari umunsi umwe Mukwiye yarapfuye mu buryo bukomeye bw'amayoberane, baravuga ngo birarangiye. Icyo gihe Imana ikora imirimo ikomeye iramuzura. Turi muri riteraniro rero, muhereze Imana icyubahiro uko yamugaruye, ubu akaba ari muri korali Nyota Rufajiri. Ibyo ni ibintu bikomeye kuko byari birangiye neza, abarira batangiye kurira, ariko Imana irashoboye. Icya kabiri gikomeye tutabura kuvuga muri uno mwanya, Imana yamuhaye umwana w'umuhungu. Ari umwana wa kangahe? Ubwo sibyo twabigira ibanga. Wa 7. Kubw'iyo mpamvu hereza Mukwiye atere haleluya. Tera haleluya Mukwiye. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
pasiteri aranyibukije ndibuka igihe kimwe nabiganije kuri ejo bundi tuhe twasenganye, nibuka nafashwe n'uburwayi butunguranye njya kwa muganga, ariko mbona ndiho njya muri koma. Ikintu nabwiye madamu ntajya muri koma, nababwiye ngo mpamagara pasiteri David aze nze gutaha turi kumwe. Ndumva ariko byagenze. Haleluya. Aho hantu yansimbukije Imana ndayishimiye, aranyibukije. Ku mifuka ye natanze 100,000, nongeyeho 300,000. ariko Imana mwayikomeye mu mashyi. Byari birangiye kuko yabwiye madamu we ngo hamagara pasiteri aze ansezereho ndatashye nahe turi kumwe. Imana ikora imirimo iramuzura. Iyi korari ivuga ngo ni ibihamya ngo byigenza, niba ari ibyigenza niba ari ibyigendera simbizi, ariko nawe ni igihamya cyigendera. Byari birangiye, mwiyongera icyubahiro. Rero ibi bihumbi bigeze muri 100 angahe birimo birava muri uyu muryango, igikomeye ni icy'Imana yakoze. Turi imbere y'Imana rero, reka tuyikomere mu mashyi. Imana ibone ko tuyishimiye, ibi biha agaciro gakomeye cyane. Reka Claudine nawe hari ibintu yibutse, aravuga ngo reka shime. Haleluya. Amen. Nari nata umwanya wo gushima kare nuko pasiteri yasomye abantu ntiyambonaho hari, ariko Imana yakubonye. Ndashimira Yesu. Amen. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, ngo nakwiriye. Imana ishimwe. Imana ishimwe irarera. Imana ishimwe irakuza. Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mba nibutse imirimo myiza y'Imana ku buzima bwanjye, ndayibutse myinshi, ariko icyari cyanteye gufata umwanya wo gushima uyu munsi, ndashimira Yesu ko maze imyaka 13 inyubakiye urugo. Ejo kuri 25 z'ukwa karindwi kuwa mbere ejo nibwo nzuzuza imyaka 13 nubatse urugo. Imana ishimwe. Ndibuka niga muri segonderi, hari ahantu nari naranditse utuntu nagiye nsaba Imana, ako gakarine ndacyakabitse, utwo tuntu twose nagiye nota muri ako. Ndayishimira yivuze irasoza, iyo tuyikurikira ivuga nisoza twari kuyiva, ariko Imana ishimwe izi kurinda cyane. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Umwana mperuka kubyara mutoya, Satani yaramunyaze agiye kumutwara, ariko Imana irazirikana iramungarurira. Satani yari afite gahunda yo kumugira debile mentale, ibimenyetso bimwe namaze kubibona, ariko ndashimira Yesu. Umwana wanjye ni muzima, aragenda n'amaguru, aravuga neza, arareba, ariko dayimoni yari afite umugambi wo kumunyaga akamugira debile, nkajya ntunga umwana uri debile. Ariko Imana irambwira ngo nubwo ibyo byose Satani yabigambiriye, ngo hari ikintu yibuka ingiriye neza igikuyeho. Ndayishimiye. Nzubakira Imana uko ubushobozi bwanjye buzaba bungana, ntago ndi buvuge nonaha, ariko irabuzi, nayibwiye mu mutima, ibyandika ahantu. Murakoze. Buriya urakoze cyane, ariko iby'Imana yakoze turambura ibiganza. Ibi ntago ari ibintu bitoya, ntago ari ibiti Imana irazirikana. Rebeka nawe vuga umunota umwe. Haleluya, haleluya. Shima Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Mpagaze hano shima Imana. Icyambere nshimye Imana ko ngihumeka umwuka w'abazima. Icyakabiri nshimye Imana ko mpagaze ahantu ubwo nari kuba mpagaranye n'umuryango wanjye, ariko mpagaranye na mama wanjye. Ku itariki 15 z'ukwa 12 2019 Imana yankuye muri Nyungwe. Nari ndi muri ya mamodoka yahiriye muri Nyungwe. Nari nicaye hariya nje nonaha,
ahantu nari nagiye mama arambwira ngo numva bavuze nyine ibintu byo kwiyemeza, arambwira ngo uri igihamya. Ndavuga ntabwo ntabura kubivuga. Shimye Imana ko nkiriho. Byabaye 2019 ndi umukobwa, 2020 ndarongorwa, pasiteri niwe wanshyingiye. Shimye Imana ko nkiriho. Nanjye kubw'ibyo nshimye Imana ko yamaye n'umwana mwiza w'umukobwa. Shimye Imana ko ikinyubakiye urugo. Nanjye kubw'ibyo na mama wanjye dutanze imifuka 4 ya sima. Amen. Haleluya. Shimye Imana kuko Rebeka kiriho icyo gihe yakoreye impanuka muri Nyungwe, baraharasa arapfa amera nk'uwapfuye. Imana ibaye nka 9 y'ijoro nahamagaye narushye, ubwo bwatega mu gitondo barumuna be bari bubatizwe. Ava ku ishuri araza, ntegereza ko yanjye Rwanda sinamubona, mpamagaye nkajya numva sindi kubona telefone ye, muhamagaye ngiye kumva barambwiye ati ma uri kumpamagara kandi abantu bapfuye ariko ngewe ndacyariho. Shimye Imana ko Rebeka ariho, njya mvuga ati Imana aho nzangera hose ndi kubishima, nzajya mfukama nyishime. Imana yarakoze cyane, atanze imifuka 4 ya sima, reka nshyireho n'undi 5 rwose. Yumve ko tuyishimye. Amen. Arega n'ubukwe bwe ntibyari byoroshye, ni Imana yahabaye, Satani yari yarwanye ariko Imana iratsinda. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndi umukristo hanga CGM, nitwa Nyirashyaka Oliva. Nanjye nicaye hariya numvise ibintu byinshi Imana yankoreye, numva ndahakwa n'umwuka w'Imana kwa nanjye ngira icyo mvuga imbere y'Imana, nanjye ntanze 100,000. Imana iguha umugisha mwinshi aho ukuye ihongere, abo mu nyubako bakwegere rwose. Imana irazirikana cyane, ibyo nabyaraho byanditse. Haleluya. Magaza hanga nshimira Imana. Amazina nitwa Iriri ku mutima Auguste. Yes, Imana yambaye hafi mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Iwacu ni Gisagara, ndabyibuka ndi mu ntara nkiri muto ndeshya nkuko nari president wa korali. Yarambwiye ngo nzagutuza Kigali, ariko nareba kuntu nzaviye iwacu nkajya Kigali, nkumva ni ibintu ntari kumva. Ariko ubu ngubu nibwo mbihaye agaciro, ntekereza ko muri Kigali ntago nsabiriza, ntago ndabura amafaranga yo kwishyura inzu, nubwo ntanjye ndagira, ariko buriya naryo riba ari ishimwe rikomeye cyane. Yes, mu byo nkora byose ntago nishwe n'inzara kandi sinjya sabiriza. Ubwo rero ibyo byose mbitekerejeho nsanga hari icyo Imana yakoze, nanjye ntanze umufuka wa sima nzawishyura. Amen. Noneho rero umwuka wera arimo arakora bikomeye cyane. Perezida barimo baramwohereza amasima kuri telefone, ko si ukuri barimo baroherezaho, n'abandi hano barimo baravuga ngo nibarekeraho. Umwuka wera yakoze, vuga nawe. Haleluya. Haleluya. Ndasaba umuryango wanjye wose waze duhagarare hano. Umwuka w'Imana yaje, sawa. Umunota umwe. Ikineye kongera kuza guhagarara hano imbere yanyu, nibutse ibihe bikomeye mama yabayemo. Byari bigoye ku mumama dusigaranye turi abana 2, yari akiri muto. Byarashobokaga ko yo gushaka n'undi mugabo bikemera. Ndamushimira muri no ruhame rw'abano bantu ko atabyemeye, akatugumana twenyine, akaturera, akadukuza, kuri ngewe akangezaho mvamo umugabo w'agazanga. Uyu ni madamu wanjye. Ibyo ni ibya mbere. Nongeye kwibuka ari inkuru ajya tubwira amateka ya data n'igenda rye, atubwira ko data yapfuye abisikana muri umuna wanjye. Data yarapfuye, muri umuna wanjye ahita avuka. Ibyo ni ibintu nibutse. Nongera nibuka n'Imana yitamuriye ku itariki 11 z'ukwa gatandatu idukorera ubukwe. Ndavuga ku mifuka 2 nayo natanze, nongeyeho undi umwe. Amen. Murakoze cyane. Reka dusoze duhe korari indirimbo, ariko hari umuntu ufite imodoka RAB 336Z yayikura mu nzira. RAB 6Z yayikura mu nzira. President, murakoze cyane. Hanyuma hari umufatanyabikorwa wacu witwa Pacifique,
ambwiye ko nawe atanze umufuka w'isima, hanyuma atangira n'umuririmbyi turimbana witwa Kararisa, amutangiye nawe umufuka wa sima. Ubwo ni ibiri zaturuka kwa Pacifique. Murakoze cyane. Amen. Biranze. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndashimira Imana ku bwa Nyota. Imana ibaho umugisha. Ndongera gushimira Imana, maze imyaka 9 ndi umukozi w'ikigo cyitwa Akagera Business Group. Yesu nashimwe. Nabonye Imana mu bintu byinshi. Igihe twari Kacyiru, murabyibuka, Imana yandinze kuba Polaris. Kuva cya gihe maze iminsi ndi kwivuza muri Roi Faisal. Imana rero nishimwe. Iki gice cy'umugongo cy'ibumoso cyari kigiye kuba Polaris. Ndashima Imana ko yanyijije. Madamu twagombaga kuba turi kumwe kuko Nyota ni famiye yacu, nubwo turi abanyamuhima tunaririmba muri Nyota, barabizi. Ubwo rero arambwiye ngo ku mifuka 5 nari natanze nongereho indi mifuka 5. Imana ibaho umugisha Nyota, kuko ngeze hano najyaga numva pastori uyobora hano, sinari muzi, nari mfite n'amatsiko yo kuzamubona, ndamubonye. Imana nishima. Haleluya. 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 Imana ibaho umugisha, kandi tuzagenda turushaho gukomeza gukora. Ndabizi ko no muri finissage hari ibyo ntekereza, kuko muri departement mbamo nibijyanye n'amarangi, nabwo nzavuga. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Reka dusoreze ahangaha. Abantu bashaka kwiyongeza hano hari abadiyakoni barabafasha, kandi nabwo Imana irabyandika, kandi bibireba umutima ugize, aho kugira ngo ugire utekereze uti nshyizeho undi, abadiyakoni baradufasha. Na Gerard ari hano ashyiraho amataratara neza, ibyo binabyandika. Murakoze. Imana irambwiye yakubwira wa muryango wa muhagaze wa wundi wa muhagaze baba ndibashima. Imana irambwiye ngo mu muryango wayo. Imana irambwiye ngo mutarenze iminsi 30 mugiye kubona ibimenyetso by'ikuza ry'Imana. Imana yambwiye ngo Imana yacu nishimye. Amen. Ikijije abantu batatu indwara y'umutima. Amen. Muri mwebwe azajya kwa muganga azasanga byarangiye, umuma muri mwebwe. Imana yacu imwe abezonevo. Imana yarishimiye. Amen. Ukabera ririmba ngo imirimo yabe. Haleluya. Imana yacu nishimye. Kandi dobezenevo mubonye abandi batera umuntu. Amen. Imana ishimwe.